Mbahaye ikaze ku biganiro byacu byibanda kuri Pi Network. Tuganira kuri uyu mwaka wa 2025, umwaka uri kugana ku musozo, umwaka turimo gusoza, ariko waranzwe n'ibintu byinshi cyane muri Pi Network. Nko mu kwa kabiri k'uyu mwaka tariki 20 nibwo twabonye Pi Core Team ishyira ahagaragara Open Network, aho Pi yagiye ku ma exchange amaze gukora KYB. Noneho abane tugatangira twabona Pi ivunjwamo amafaranga asanzwe, ibintu abantu barotaga nk'inzozi kandi biciye ku ma platform atandukanye. Si ibyo rero tugiye kuganiraho, ahubwo hari byinshi tugiye kuganiraho. Bisobanura ko Pi yinje mu cyiciro gishya gishobora guhindura burundu ko abantu benshi bayibonaga mu myaka rero abanje. Abenshi bari bamenyereye Pi nk'umushinga wari ukiri mu igerageza cyangwa nk'umushinga wari ufite iterambere ryagendaga buhoro buhoro, ariko uyu mwaka werekanye isura nshya, isura y'umushinga uri gukura, uri kwiyubaka neza kandi uri kwitegura kwakira ikoreshwa rinini ku rwego mpuzamahanga rw'isi yose. Ibi rero si ibihuha, si amarangamutima y'umuryango gusa, kandi si updates zisanzwe za tekinike tugenda tubona buri gihe, ahubwo ni impinduka eshatu zikomeye cyane ziri kohereza umwotsi ukomeye mu isi rusange ya crypto na web3, kandi zigaragaza ko Pi Network iri kuva mu rwego rwa experiment ahubwo ikinjira mu rwego rwo gukura, irimo gukomera, ndetse abona atangiye gufata umwanya ukomeye mu bukungu bw'ikoranabuhanga bw'isi y'amafaranga ndetse n'ikiragano turimo muri iyi minsi mu bijyanye na finance. Izi mpinduka eshatu rero ni Pi Hackathon 2025, kwagura super nodes ndetse no gushyigikira nodes zikorera muri Raspberry Pi. Ibi rero si ibintu byigenga cyangwa si ibintu bitandukanye, ahubwo iyo ushyize hamwe izi mpinduka eshatu zigira igisobanuro kinini cyane. Pi Network iri kubaka ecosystem yuzuye, ifite utility nyayo, ifite infrastructure ikomeye, kandi ifite decentralization ishobora kwihagararaho mu bihe biri imbere. Ibi rero nibyo tugiye gusesengura mu buryo bwimbitse, tureba icyo bisobanura ku hazaza ha Pi, ku bapayoniya muri rusange, ku badeveloper bubakira ama dApps muri Pi ecosystem, no ku bukungu bw'ikoranabuhanga muri rusange ariko burangajwe imbere na Pi Network. Icyambere rero, kandi iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni Pi Hackathon 2025. Iyi hackathon ishobora gufatwa nk'urufunguzo rwo guhindura Pi, ikava ku gitekerezo, kuba igitekerezo cyo gukora kwa coin gusa, ahubwo ikinjira mu bukungu bufatika bushingiye ku ikoreshwa. Mu myaka ishize benshi barebaga Pi nk'aho igikorwa cyayo nyamukuru cyari mining gusa, aho abantu bakanda kuri mining app yabo ya Pi Network rimwe ku munsi mu buryo bwo gukusanya nyine Pi mu ma wallet yabo, ubundi bagatigeza ejo hazaza. Ariko mu by'ukuri mining ntiyari intego nyamukuru, yari intangiriro yo kubaka umuryango munini ushobora kuzubakirwaho ubukungu bw'ejo hazaza. Hackathon 2025 igaragaza neza ko Pi Network yamaze kugera ku cyiciro aho ifite igikoreshwa mu buzima busanzwe, nubwo amasoko ataraba menshi, ariko nanone ko iyi Pi Network ikoresha umuryango munini w'abapayoniya bamaze kuba benshi cyane. Ahantu ho twabonye impinduka ikomeye, Pi yatangiye gushyira imbere abadeveloper, ama application ndetse na solution cyangwa se ibisubizo bifite akamaro nyako mu buzima bwa buri munsi bw'abapayoniya. Iyi hackathon yafunguriye abadeveloper bo hirya no hino ku isi amahirwe yo kubaka dApps,
serivisi na platform zishingiye kuri Pi zigamije gukemura ibibazo nyabyo by'abantu mu bucuruzi, mu kwishyurana no mu guhuza abantu no gutanga serivisi, haba iz'ikoranabuhanga, haba iz'ubucuruzi, haba iza gaming, haba imyidagaduro, ndetse urebye ni muri buri buzima cyangwa muri buri nguni y'ubuzima umupayoniya azaba ashakamo serivisi. Biciye rero muri izi hackathon zagiye zikorwa, hakubakwa ama apps, izo serivisi zose uzakenera uzazibona mu buzima bwawe biciye muri Pi ecosystem. Ibi bisobanuye ko rero Pi itakiri igitekerezo cyo mu mpapuro cyangwa mu matsinda ya Telegram, ahubwo Pi iri kuba urubuga nyarwo rw'iterambere. Iyi ni inama ikomeye cyane kuko coin idafite application ziyikoresha iguma igendera kuri speculation, aho itsinda rito ry'abantu ari ryo gusa rigena uko coin igomba kubaho bitewe n'inyungu zabo. Ariko nanone iyo coin itangiye kugira ecosystem y'abayikoresha n'abayubaka, agaciro kayo gatangira gushingira ku bikorwa bifatika. Aha niho tubona Pi iva ku kwibika gusa aho abantu bayibitse no kuyigwizaho biciye muri mining, icyo bita accumulation, ahubwo ikinjira mu ikoreshwa nyaryo ariryo utility. Kandi iyo amadaps atangiye gukura, abantu bagatangira kubona serivisi bakenera bakoresheje Pi, n'abacuruzi bagatangira kuyemera mu bucuruzi, iki gihe Pi izahinduka ifaranga rifite ishingiro kandi rifite n'imbaga nyamwinshi abantu bazaba barikoresha. Hackathon 2025 rero yagaragaje kandi icyerekezo gikomeye cya Pi network, kubaka ecosystem ifunguye, itandukanye, kandi itari y'abantu bake. Hano tubona ko atari Pi core team yonyine ishaka kugena uko byose bikorwa, ahubwo ishaka ko umuryango mugari w'abapayoniya uba bubatsi nyamukuru w'ubukungu bw'uyu mushinga. Ibi rero ni ingenzi cyane kuko ubukungu burambye bw'ikoranabuhanga butubakwa n'itsinda rito, ahubwo bwubakwa n'abantu benshi bafite ibitekerezo bitandukanye kandi baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Iryo dapps rero zatangiye gukura, kigiye bikurura abacuruzi, birumvikana bigakurura abakoresha Pi benshi, ndetse bikanakurura n'abandi badeveloper bakaza kubaka muri ecosystem ya Pi network. Bityo rero ecosystem itangira kwiyongera mu buryo bwihuse kandi burambye, kandi ibi nibyo bituma Pi igenda iva ku gitekerezo ikinjira mu bikorwa bifatika. Twihuse, impinduka ya kabiri ikomeye twabonye muri uyu mwaka ni ukwagura supernodes. Aha niho Pi network rero igaragaza ko itari kubaka gusa ecosystem igaragara ku maso y'abantu, ahubwo iri kubaka umusingi ukomeye wa blockchain ushobora kwakira ikoreshwa rinini ku isi yose ry'abantu benshi cyane. Supernodes rero zigira uruhare runini mu kwemeza amatransaction, kurinda umutekano wa network no gutuma Pi blockchain ikora mu buryo buhamye kandi bwizewe. Ibi ni ingenzi cyane kuko blockchain idafite infrastructure ikomeye idashobora kwakira amamiliyoni cyangwa amabiliyoni y'amatransaction cyangwa abantu bahererekanya amafaranga biciye kuri iyo blockchain yayo. Imishinga rero ya crypto yihutira kujya ku masoko itaritegura neza, igahura n'ibibazo bikomeye by'umutekano birimo congestion cyangwa guhungabana kw'imikorere. Pi network mu gushyira imbere supernodes iri kugaragaza ko ishaka kubaka system ishobora kwihagararaho igihe izaba ifunguye open mainnet ku isi yose. Kwagura supernodes rero bivuze ko Pi iri kwitegura open network mu buryo bufatika, si magambo gusa,
bivuze ko Pi iri kureba kure, kureba aho izaba iri mu myaka 5, 10 cyangwa 20 iri imbere. Supernodes rero ni ikimenyetso cy'uko Pi iri kwitegereza decentralization nyayo kandi yamaze kwigeraho, aho umutekano n'imikorere bitagengwa n'umuntu umwe cyangwa itsinda rito, ahubwo bigasaranganywa mu bice bitandukanye by'isi. Niyo mpamvu umuntu aherereye hose ku isi, waba uri mu Rwanda ndetse n'hirya no hino ku isi, wajya supernode ya Pi network nta kibazo. Ibi rero bifite igisobanuro gikomeye gishingiye ku cyizere cy'umuryango. Imishinga myinshi ya crypto ivuga decentralization mu magambo, ariko mu bikorwa igasigara igenzurwa n'abantu bake. Pi network mu gushyira imbere supernodes iri kugaragaza ko ishaka network ishobora kwihagararaho, ikarindwa n'abantu benshi, kandi ikagira resilience mu bihe by'ihungabana ry'isoko. Resilience ni kwa guca mu kaga no mu makuba ariko ukabasha guhatana bikarangira utsinze. Ibi rero iyi systeme y'ikoranabuhanga y'umutekano niyo Pi network irimo kubaka, ku buryo nubwo yazagabwaho ibitero, cyber attacks, ibitero by'ikoranabuhanga bitazigera biyijegeza habe na gato. Twihuse nanone, impinduka ya gatatu twavuga yabaye muri uyu mwaka, habaye nyinshi ariko turavuga ikomeye. Ni impinduka nayo yagaragara nk'iciriritse ku maso y'abantu, ariko nanone ifite uburemere bukomeye cyane. Iyi mpinduka ni ugushyigikira nodes zikorera muri Raspberry Pi. Ibi bihuye neza n'icyerekezo cy'umwimerere cya Pi network, aricyo kwegereza blockchain abantu basanzwe. Gushyigikira Raspberry Pi bivuze ko umuntu adakeneye server ihenze cyangwa ibikoresho bikomeye kugira ngo agire uruhare mu kubaka no gushyigikira network. Mudasobwa nto rero, amalaptop ahendutse nayo ashobora gukoreshwa mu buryo bwa node, bigatuma abantu benshi bashobora rero kwinjira. Ibi rero bigabanya inzitizi zo kwinjira, bikongera decentralization, kandi bigatuma Pi network irushaho gukomera. Igihe abantu benshi bashobora gukoresha node, nibwo network iba resilient kurushaho, kandi ikarushaho kuba iy'abantu atari abafite ubushobozi buhambaye gusa. Ibi ni ingenzi cyane mu isi iri kugenda yuzura ikoranabuhanga rifitwe n'abantu bake n'ibigo bikomeye. Pi network hano irimo kugaragaza ko ishaka inzira itandukanye, kwishaka kuba blockchain yubatswe n'abantu basanzwe ku bw'abantu basanzwe. Iyo dushize hamwe rero izi mpinduka eshatu, Pi Hackathon 2025, Supernodes na Raspberry Pi Nodes, tubona ishusho nini kandi isobanutse. Tubona ko Pi network iri kubaka ecosystem yuzuye, ifite utility nyayo, ifite infrastructure ikomeye, kandi ifite decentralization ifatika. Ibi si ibikorwa by'umushinga ushaka gusa kuzamura igiciro cya coin mu gihe gito, ahubwo ni ibikorwa by'umushinga ufite icyerekezo cy'igihe kirekire, ushaka kubaho no gukoreshwa n'abantu benshi mu buzima busanzwe bwa buri munsi. N'izinge amagambo rero, navuga ko 2025 ishobora kuba umwaka w'amateka kuri Pi network, tukawufata nk'intangiriro y'ugukomera ndetse no kwamamara kwa Pi network. So kubera ko igiciro wenda cya Pi kigiye guhita kizamuka muri aka kanya mu ntangiriro za 2026, ahubwo kubera ko umusingi uri kubakwa ushobora gutuma Pi iba igikoresho nyacyo mu bukungu bwa Web3. Pi network rero igenda iva ku kuba experiment, ahubwo ikinjira mu cyiciro cyo kuba ecosystem ifatika ishobora gutanga serivisi
ishobora kurinda igiciro ndetse n'agaciro k'umushinga, ndetse ishobora no guha abantu amahirwe yo kwitabira ubukungu bw'ikoranabuhanga kandi budaheza. Abumvikane rero nibo bazasobanukirwa impamvu PAI itajya yihutira ibintu byo kuvuga ngo reka turonshinga mainnet ako kanya, kuko mu bukungu kwihuta siko gutsinda, ahubwo gutsinda ni ukubaka ikintu kirambye. Kandi izi Shockwaves eshatu ziri kugaragaza ko PAI network iri mu rugendo rwo kubaka ikintu kizagira uruhare runini mu isi ya Web3 mu myaka iri imbere. Murakoze, duhure mu biganiro byacu bitaha.